ntuza se mukase Hey Joyous people, welcome to their channel. Mwiza, Yvonne, Orbright. thank you so much for watching. Uno munsi waradufitiye bigenze nte tutabatindiye tubakurira ku nzira. You know, the floor is yours. The floor is mine. Uyu munsi bigenze nte mfite story nziza cyane njye nakunze kandi yanteye agahinda. Kumva mugiye kumva impamvu yanteye agahinda. Hari inkuru y'umwana ariko nyine umwana nyine kambabikire nyine inkuru ye murayimenya kubera mama we. Umubyeyi yakundanye n'umuhungu. Mbese kera bakira abajene. Kumva arangije umuhungu amutera inda. Kumva arangije umukobwa ashaka kuba independent. Kumva ashaka kugira umwana wenyine. Umuhungu yari yishoboye aramubwira ati nta kibazo nzajya ngufasha ibyo ukeneye byose. Kumva ambwira ngo reka ngo dushakane. Oya, umukobwa ntabyo yari ashaka. Okay. Umukobwa ntabwo yari ashaka gushakana nawe. Arangije abyara umwana we w'umukobwa. Kumva ari wenyine. Ako wa muhungu akamuba hafi akamufasha mu kintu cyose cyakeneye. Kumva noneho wa mukobwa aza gutekereza gushaka ariko umwana wenyine w'umukobwa afite nk'imyaka 7. Kumva amaze gushaka umugabo we amutera inda. Amaze kumutera inda maze rero umubyeyi arapfa hamwe n'umwana we yari atwite. Kumva wa mwana w'umukobwa yari afite imyaka 7. Kumva rero arangije ajya kwa se ariko se nkuko tunabivuze mbere se yari yifashije ariko nawe ntabwo ari gukomeza kuba single yari ashatse undi muntu. Kumva ajya kuba kwa se hamwe na mukase we. Noneho mukase ariko ntamukundi mbese ntamwishimire. Umwana nyine ntacyo bimutwaye kubera ko se yaramukundaga akajya ku ishuri. Mu Rwanda muri zaba ama interna akamushyira mu ma interna umwana akazageza mu biruhuko gusa. Kumva ariko yaza no mu biruhuko mukase nyine akazajya nyine yakora akantu gatoya akavuga tuzaba nka nyoko. Kuba nka nyoko rero kwa kundi ko nyine yabaye yari nyine umukobwa mu Rwanda bivuze ngo uri independent ushaka gukora ibintu kwawe kwanza nta mukobwa ujya ubwirinda ngo abyare wenyine umuhungu agushaka. Kumva abira mbese bisa nkaho ari ikintu mbese kitagize kitaba gishaka. Mbese umuhungu akubwiye ati no guteye inda nshaka kuba responsible for you. Nta mukobwa ujya ubyanga mu Rwanda. Rero kuba nyine yari yarabyanze bamufataga nk'igishegabo. Kumva rero wa mwana w'umukobwa yakora akantu gatoya nye mukase akamutuka tuzaba nka nyoko uzaba indaya nka nyoko. Kumva atewe nyankureba nka muzaba indaya nka nyoko. Kumva nta mwana w'umukobwa akajya mu mutwe nyine kajya mu mutwe ababara. Ageze nko mu wa 6 mukuru agiye gukora intuze ikizame yarakundana n'umuhungu. Umuhungu amutera inda. Kumva atekereza ko akundi mukase yamutukaga tuzaba nka nyoko uzaba nka nyoko. Umwana nyine yumva nyine biramurenze. Uko birabaye Yumva biramurenze aravuga ati sima nanjye nkuremo ino nda ntari nanabwira wenda ni wacu. Kumva aravuga ati ariko nta nshaka kwikuramo. Agenda mbese yicaza aragenda yicaza mukase na se arabibabwira ati mfite inda. Yego mukase arasa aravuga ati inda ugomba kwikuramo narabivuze urinda nka nyoko narabivuze ntushobotse. Kumva and then umukobwa anje avuga ati oya njye na decidinze kukipinga umwana sinenda kugira sinenda kumukuramo. Kumva and then ise a respecting a decision yiwe ariko mukase akaba atabyishimiye. Noneho wa mukobwa asubiye ku ishuri urukumva ko yanda yari igihari kaza kurwara. Kumva karwaye kasubira mu rugo nyine kwa mukase. Bamujyana kwa muganga baramubwira ati rero inda yawe turi kubona itazakura. Tugomba kuyikuramo. Kumva hari igihe umwana utayibyara. Kumva ida kubera urwaye cyane utagera
mbese umubiri wawe udashoboye kugira kuba wasapotinga umwana kumva hano muri Amerika iyo bibaye gutyo umwana bamukuramo bakamushyira muri kuveze akarimwo akurira kumva niyo bari muto hano muri Amerika bafite ukuntu nyine babikora ariko muri Afurika nta bushobozi nk'ubwo bafite kumva so barangije baravuga ati umwana turamukuramo yagombaga guhavinga surgery kumva nuko umukobwa aragenda ahavinga surgery umwana bamukuramo akomeza ishuri kumva amaze gukura nyine arangije ishuri aza gukundana n'undi muhungu barashakana bamara imyaka nk'itandatu batari babyara no baravuga ati si ikibazo ni iki bajya kwa muganga bagiye kwa muganga surprise impamvu nabo bashya bagiye kwa muganga umukobwa aramubwira ati ntabwo uzigera ubyara kubera ko nta nyababyeyi ugira umukobwa aravuga ati hawo ntabangira nyababyeyi ko mbere natwise ariko umugabo we akaba yarabizi kubera ko umukobwa yamubwiye ibi byose byanyuragamo ko hamwe na mukase kumva ukuntu bamutoteza ukuntu mukase yamutotezaga anamutuka kumva yarazi ko badafitanye intuza relationship nziza kumva noneho baravuga ati iyo mana yanjye we ibi ni ibiki kumva n'umugabo we nyine abashoka aravuga ati what like how udafite nyababyeyi kandi waratwise before kumva and then umukobwa nawe abashoke muganga aravuga ati how utabizi nyababyeyi yawe bayikuyemo ati bayikuyemo murakumva ukuntu ababaye ati bayikuyemo ni n'amatariki aya n'aya warabisinyiye ati uri mu myaka nka 19 kuri 21 kumva ni cyagiye n'ubundi yarakurangiza amashuri cyangwa aravuga ati se ko ntigeze ko ntigeze mbisinyira bino bintu ibi bintu mwabikuye ariko umukobwa aratekereza ati mukadata the only one wabikora n'igihe nari ndwaye ntwise ni data cyangwa mukadata kubera ko n'ababyeyi bari bandiho kumva n'ababyeyi mfite bonyine umukobwa aravuga ati ngombe njyeyo ujye kubaza ibyabaye kubera ko ibintu ni ibintu biteye agahinda kumva akana kwagize ngo wenda uzagira karapfuye none n'ubu nta na kamwe kuzagira kumva aragenda kwa se n'amarira menshi arabicaza n'ubundi yicaza se na mukasi n'umugabo yari ahari arangije aravuga ati mana yanjye mumbwire ibintu mwankoreye mumbwire hawo ntabyara hawo ntagira nyababyeyi kandi naragize inda namwe mubizi ese aravuga ati wayi utabyara kubera iki what do you mean habaye iki kumva nyina wabo we agumaho yicaye ngazi ibyabaye abonye ukuntu umukobwa akomeje nyine kurira ari no gutongana cyane arabaseka ngo ngiye wabisinyiye ngo nari mbizi ko uzaba indaya nka nyoko ngo nari ndi kugira ngo nkureho ubwo bushinzi bwose kumva utazagira n'indi nda uza kuduturaho kumva yasinyiye ko bakuramo nyababyeyi y'umwana w'umukobwa kumva endera umwana aravuga ati mana yanjye arasohoka nyine n'umugabo baragenda ako ageze iwe aravuga ati ngombe kubarega ngombe n'ikiramuko nanjye namwica cyangwa bajya kumurega bakamufunga amwica umugabo aramubwira ati mana yanjye ntabwo wakwica umuntu ese n'umwica bakagufunga uzaba ukoze iki kumva endera umugabo aramubwira nyine amukamingisha dawuni arangije aratuza kumva ise kubera ko yari yabonye nyine ise arega umugabo bakunda abana babo kumva kandi urabizi ko ise ntago yigeze anamutererana n'igihe nyina yari ahari kumva so arangije aramuhamagara aravuga ati wowe n'umugabo nshaka muzaza mukadusura tena kumva nshaka kubaganiza
kumva no kubera ko umukobwa afite umujinya arabwira umugabo ati nzajyayo nitujyayo nzajyana uburozi Yvonne nzajyana uburozi kubitekereza kimwe ati nzajyana uburozi umugabo aravuga ati uzambabarira ntuzankurikire ntiwikorere uburozi umukobwa yaje avuga ati okay sinzagukurikira ntabyo nzajyana umukobwa yarageze aho akaminga down umugabo yegese kubera ko bari bamaze bamaranye imyaka 6 atabyara umugabo yaramubwiraga ati twashaka n'ukundi kuntu tubona umubebe kumva niyo tutaba ari uwacu ariko tukagira amahoro no kwica umuntu kumva umugabo ari kubango byibagirwe byihorere yes byihorere and then after umukobwa yaje avuga ati okay none tuzagusura iwacu turewe na papa kumva baragenda barahura na se bagirana ibiganiro byiza nyine bagirana normali no mukasahari kumva barataha nyine bageze mu rugo isa barahamagara ati nyoko ararwaye yenda gupfa wa mugabo areba umugore we avuga ati nta kintu wakoze umugore arahana nta kintu nakoze pe nta kintu nigeze nkora kumva none wa mugabo newe story uwo mugabo nyine nawe hereje story umugabo w'umugore ari kuvuga ati ngende gutekereza ko umugore wanjye yashaka kwica mabukwe kandi gutekereza ko yabikoze mabukwe yenda gupfa none ngenda mbivuge ngo byihorere baje koko oya inkuru impamvu turaguseka ntakubeshye njye ndi uwo mukobwa nanjye nagira iyo reaction ariko ntago cyakana gafashe oya karahari ni ntuza afite none njye ndi uwo mukobwa nagira nanjye reaction kubera urabizi reka nkubwire yari akiri muto yatwite inda ya mbere ari no muri exam kumva kugera mu wa 6 uzi ko umuntu aba ari stress ushaka gutsinda kumva ariko kubera ko yari afite inda ibyo byose ari kubinyuramo ari no kuvuga umuhungu ari umuteye inda nayo bagira nta rutaruvuga ngo barashakana kumva asti acuzinga gukipinga umwana we nubwo imwenda Imana itamumuhaye ariko umunyago w'umugore kugira ngo ave mu rugo amaze kudecidinga kuyikipinga narangiza ajya kwishura ahita arwara suspicious umugabo akunda umugore we ako I guess he don't like killers. Yatangiye kuba suspicious ati like yabaye suspicious kubera ko ari gutekereza ko umugore we yaba asheri yahaye uburozi uwo nyirabukwe kumva ari we mukase w'uwo mugore w'umugabo none ari kwibaza mbigenze ari kuvuga ati se mbigenze mbibwire data bukwe cyangwa mbyihorere nyine uwo mugore napfe ndikubivuga ngaseka yewe ko ndi kubyumva nabireka ntabwo najya kurega umugore wanjye kuko n'ubundi nayo icyo yabakoreye si cyiza kandi ikintu yabakoreye ni ikintu cyiza babaho forever kumva babaho forever wundi nyine yes nyine ibyo ntacyo ni ikintu gifite consequences zigiye yes ntabwo benda kubyara kandi ari wowe biguzemo uruhare ubundi umuntu niba akwituye nabi niba akugiriye nabi ntabwo ari byiza ko wamwitura indi nabi ariko mu gihe byabaye nyine hariho babikwiye yes nk'uwo yari abikwiye ashana ukuri kw'Imana njye numvise mbabaye pe no uwo mugore yari abikwiye ariko kuba babimukorera kandi niyihangane n'uwo mukobwa yari yihanganye kumva ko atazabyara kandi nta ruhare yabigizemo rero n'uwo mugore nawe niyihangane napfa azagende ariko nyine icyo nabwira uwo mugabo icyo nabwira uwo mugabo niyihangane napfa azagende kuko urugendo rwiza Imana izamwakire mubayeho icyo nabwira umugabo ukuntu ndi kubyumva ikintu nabwira umugabo we ako azajya kurega umugore we bro bikipinge kubera ko niba ukunda umugore wawe ukaba umukunda kandi mukaba mubanye mu myaka yose
atenda no kubyara kandi atazanigera abyara, ukabona mukunda mukaba mubanye iki gihe cyose, wahera gushaka kujya kumurega ngo bamufunge, bibane ubiruhane, wihangane, uzanywa amazi bishire, ntukazajye kurega umugore wawe. First of all, sibyo umve, first of all uyu mugabo ari gukeka, sibyo nta evidence, no nyine yarabimubwiye mbere, yisubiraho, sibyo. First of all, wenda no kubera Imana ikunda bayo ikaba yadecidinze, reka tube tumuhaye indwara arembeho gatoya, sibyo. So ntabwo navuga ati nuno mugore abikoze. For me, I feel like she's innocent, sibyo. Ahubwo fata off ku kazi, mwanza mujye kuri vacation, mwigire muri vacation wewe n'umugore, mwigire vacation wewe n'umugore, bazavayo byibagiranye. Oh no, ntabwo ari umusiriyo kira, sibyo. Ujye muri vacation, ntuza ese uwo mukobwa azabi understanding kubera azi n'ibimaze iminsi biba, sibyo. Ese ahubwo njyewe mfite ikibazo kuri se umukobwa, why yarekaga umugore wa bullying umwana we? Ariko kumva ko akiza kubabwira ko bakuye mu nyababyeyi ye, umugabo ntabyo yarazi se w'umwana, ntabyo yarazi. Okay, tuvuge wenda ntabyo yarazi, singo ariko kumusabira imbabazi ngo reka ngo igihe babanye umwana imyaka yose, umwana yabageze afite imyaka 7 gusa, yabonaga ukuntu amuciriye. Ariko nkubwire, wenda umugabo tuvuge ngo bagabo baragenda bagukora, ariko umuntu wese ufite ubwenge ugira amaso ureba mani ibintu. Mbese tuvuge umnuzo wa mugore nimba abwiye uwo mukobwa ngo ntashaka kuba indaya nka nyoko, kumva uri gutekereza ku mwana mutoya, ibyo nimba ari kumubwira ibyo ngibyo hari uri gutekereza udahari amubwira ingana. Ndi mugabo, abagabo nk'abo njye nibo bambabaza kora nk'ibyo byose, ntabwo yabyarabaye yose. Ise nawe yabigizemo uruhare. Hariho abantu bari abusers, hariho n'abo bita aba bystander. Aba bystander ni bamwe bareka bikaba, abakuraho intoki, abakaraba intoki zabo bakavuga ati yewe ngo azakora icyo ashaka, ngo kuriya muntu yagakwiye kuba ari nyina, ko n'ubundi ari asa nk'aho ari umwana we, buriya ni ukumuhana, kandi uzi yuko it's very different kumuhana. What do you mean? Buriya ngo nuko nyine ngo ni umwana mu gito, ntabwo yari yarangiza amashuri, so birumvikana. Mukase igihe mukase ari kubwira umwana w'umukobwa w'imyaka 17 ngo kuramo iyo nda, ngo n'ubundi ngo nari mbyiteze kuri ndaya nka nyoko, ku mwana wabuze nyina afite imyaka 7. kumva ko gahinda n'umugabo, sibyo, wehe igendere kuri vacation, ugenda Gisenyi mumare nk'ibyumweru 2 n'abatari yapfa, mugende ku Kibuye mujye ku Kibuye mumare ibindi byumweru bingahe, n'abatari yapfa musubire iwanyu mumare ibyumweru 2 mwongere mugende. Ntimuzahingukeyo, atazagira n'uzaba accusing kugira akabakeka. Ariko reka mbavugisha nanjye ahubwo batagiyeyo niho babakeka. N'ubundi se n'umukobwa nta kintu yenda kuzavuga, kubera ubundi asanzwe nta kintu avuga, sibyo. Anabimenya feel like nta kintu azamenya ibiki, azabimenya gute umugore warwaye agiye kwipfira? No, I'm saying like umugabo niyo yajya kubimubwira. The fact I think n'umugabo, abagabo bazwiho kutagira umunwa muremure, wawe bukatema kabiri. Nabivugaho nese uri kureba the fact yanditse history ari kubaza ngo mbese ngo akora iki, feel like n'umunwa muremure. Reka mubwire, hari ibintu biba
nyine bwajya gusenga cyangwa ugenda umusengera urebe nimba Imana yamukiza ariko utagiye kurega umugore wawe mubanye imyaka n'imyaniko kandi cyangwa se niba udashaka kugira Imana imukize I feel like you need enjoyment man iyi ni intuza n'Imana n'umugisha Imana yabahaye mugende mwishakire n'intuza n'ahantu badapta abana hari abana benshi batishoboye mube mwana mugende kuri orphanage mu volunteering mukore ibintu byiza ibintu byabajyana mu ijuru already ugutekereza ko batajya mu ijuru no nyine ndi kuvuga kugira umutima butuze nyine nta n'umuntu urishoka ko umugore wari we wabikoze wasanga wenda ni indwara isanzwe yigiriye ntabwo bari sho ntabyo bazi gukekereza rero gukekereza ntabwo bari sawa gutekereza abakorera ibintu nka bino bagukura ku isipe oya tubivugisha ukuri ibitekerezo nka biriya nibyo bituma abantu batabona ijuru cyane pe urukumva kubera kurya ibitekerezo byo gutuma ukeka umuntu wamukundana umuntu inzu yanyu ni akajuru gato ngombwa ko you have to keep it that way urukumva ubundi bizamenye n'icyumba cyawe n'amashuka wiyorosa bino bitekerezo byo gutekereza yuko ntuza umugore wawe haba hari ikintu yarakoreye ntuza mukase kandi aho yarakubwiye bubwe ko abishize inyuma atazabikora kubera wamusabye ukamubwira ati ibi bintu ntabwo ari byo ntabwo kujyana ubuzima bw'umuntu ari byo akakubwira ngo yokesheri ndabigize ndabyumviye sibyo kujya kuvuga ati ngo wenda ni umugore wanjye yabikoze aho ngaho ni wowe utari kwizera umugore wawe singorata kandi marriage that's not how marriage work mutizeranye mugomba kwizerana ibyo atakubwiye ntabwo wagakwiye kuba ubitekerezaho so muri make weho sengera umugore wawe musenge mwisengere byo muri vacation musura inshuti n'abavandi deciding whether or not you want to adopt a child cyangwa se niba mudashaka ko adoptinga niba mudashaka ko adoptinga mugire in my own language vacation ni igifaransa so njye niyo nama nakubwira nawe tubwira inama yawe ya nyuma nawe tubwira inama yawe ya nyuma kuri uriya mugabo njye inama yanjye ya nyuma namubwira ko yakipinga ibiriya bikaba nyine bikababamo bo bombi by'urugo rwabo ntabisohore hanze bizamenywe n'amashuka biyorose n'icyumba cyabo bararamo ntakazabijyane hanze kuko n'ubundi ntabyazi ntabwo ari shu ntabyazi inama namubwira rero ni uko cyangwa niba mushaka mwembi mwongere mujye gusura bamushyira umuti oya mwongere mujye kubasura murebe uko baramutse reka njye mbabwire reka nkubwire ibintu nka bino nimba byaranabaye koko nimba umugore koko yarabikoze I feel like it's on her right ku myaka yose yamaze amugira amutoteza I feel like niyo yaba umugore niyo yaba yanabikoze ni ukubera ko umutima we wari uremereye noneho gutwara iyo option yo kugira ngo ube umubyeyi uzi ikintu buriya amwatse aramubwiye yaramututse ngo agapfuta byawe none yamekize shuwa ko abikoze amwatse ubuzima bwe bwose how you think uriya mukobwa like agere wenda muri iyo 6 years amaze mu rugo ari gutranga kugeringa pregnant yari afite hope ari gutekereza ati nzagirinda urayiga n'ababwira bamubwije ukuri bisa nkaho bamweruriye baramubwira ati ntabwo bizaba so mubyeyi ipfire nta kibazo hari abantu muri sosiyete ubona badakenewe n'umuntu nigendere so we will miss you
tuzanagutekereza rega ni uko turi kumutekereza ko turi kumuvuga so nabe yigendere niba afite n'abana bazabaho neza ntagire ikibazo nabe yigendere rwose mwakoze rero kutureba thank you so much for watching thank you for watching niba ukeneye inama ujye utubwira tuzajya tubwira shaka ihangane tubabwira ngo icyo Yvonne turabakunda cyane mujye mudukunde don't forget to comment, subscribe and share. like, share and everything in between, and then we'll see you guys in the next video. Bye.